ko muri iyi minsi mumaze hano hari myinshi n'ukwezi n'iminsi mike hari niba mbaze neza urumva hari ibyo mumaze kumenya mu mirimo yanyu yabazanya y'ubudozi. Ubwo rero tukagira nk'uyu muhakuzi umaze kugira icyo amenya muri make akitwerekera avuga ati amazina yanjye ni Manirumva Keziya. Mbere na mbere ndashimira nka minisitiri yangiriye icyizere ikemera ko nza kwiga ahangaha ku mwana w'imfubyi. Mu minsi mike maze ahangaha maze kumenya kudoda ijipo ya droite. Nanjye maze igihe kingana n'ibyo iyi najipo nyidoze igihe kingana n'ibyumweru 3. Ni ijipo ya droite. Ubu ngubu nanjye nageraho sinayidodera. Ubu nababwira ibipimo byayo. Shakiya Naome, iyi jipo nayidoze mu byumweru 3. Naje hano nta kintu nzi gukora ku mashini, ariko ubu aho najya hose nayidoze. Ndabashimiye mwatugiriye icyizere kandi mukaba mwaje gutangiza iki gikorwa cya Hera Ministries ku nshuro ya 5. Nanjye rero mu bagiriwe icyizere kuri inshuro ya 5 mu byumweru 3 maze naje hano nta kintu na kimwe nzi kubijyanye n'imashini, gusa narabikundaga hamwe n'umuhati wo kuba narabikundaga mbyiyumvamo. Maje kudoda ijipo ebyiri za droite. Uze ngo iyo umajije kudoda ijipo ebyiri ni uko umaje kugira nibura experience yo kuba wabasha kudoda ijipo ya droite. Bivuze ngo ubu ngeze ahantu nabasha kudodera umuntu ijipo ya droite. Ijipo ya droite mu byumweru 3 twafashe ibipimo 3. hari uburebure, hari mu nda, hari no mu matako. Ubu nanjye aho najya bakambikira akajya kwidodera droite nanjye nabishobora. Murakoze. Njyewe nitwa Mukashema Marie Noella, umwe mu banyamuryango ba Hera Ministries. Nishimiye iki gikorwa dutangiye ku nshuro ya 5. Imana ibaha umugisha kandi ndabizi ko Imana izabashoboza mukabisoza neza kandi bikazabagira akamaro. Imana ishimwe. Kuko kudoda iyo utabishyizeho umutima urabyibagira. Njyewe narabyize nabaguhamya gato narabyize, ariko narabyibagiwe kubera ko ntongeye kubikora. Ubu nta nubwo nakateje ipo ngishoboye kubera iki narabyize, nyuma ndabihagarika sinongera no kubireba. Ubu naranabyibagiwe. Kudoda rero bisaba ngo ubikunde ubihoremo, donc bibe ibintu ujya mukunze wumva ari byo bintu ugiye gukora. Iyo ubyize uyu munsi waje ejo wasibye ndakurahiye ntabwo ubimenya vuba, uranabyibagirwa kuko ibi bintu biribagirwa. Uyu munsi duhuriye ahangaha ko kugira ngo turebe abanyeshuri bashyashya twungutse muri iyi minsi. Dushimiye Imana rero ko ndabona murahari muri benshi, kandi ikinejeje cyane nuko na bakuru banyu batataye umwanya. Bakuru banyu bababanjirije ntabwo bataye umwanya, ubu ni abatayeri bakomeye cyane. Turagira tukaba twavuga ngo batudodera amariba, bakatudodera amariba, bakadukubira ibitege tukambara tukaberwa. Ubu ngubu bari kwifasha mu buryo buhagije rwose. Ayera hari intambwe iteje abanyarwandakazi batishoboye, abanyarwandakazi babandi bari insuzugurwa, babandi babaga barimo bavuga ngo baricuruza bagiye gute, ariko ibyo bintu ndashima Imana yuko ibyo bintu byavuyeho kuko namwe muri abanyarwandakazi bazi gukora. Igitekerezo cyiza cy'uyu mubyeyi umuyobozi wa Hera cyabaye inyamibwa kuko kimaze kugeza abantu benshi ku ntambwe ikomeye cyane. Rero twabimushimira cyane, ndetse tukanashimira n'abanyeshuri batataye umwanya kuko bize neza. Harimo nabo umuryango wagiriye neza ubabonera ubushobozi, babaha amamashini barakora. Ubu ngubu bari kwiteza imbere. Namwe rero mukorana umwete, turabakiriye. Imana ishimwe, turabakiriye muri uku gutangira kwanyu gushyashya. Mukorana umwete, mwige neza, muzaba abantu b'abakire. Abantu bavuga ngo abakire ngo nabafite amafaranga menshi n'abagize gute. Umukire n'ubasha kujya ku manywa na nijoro, akabasha kwiyambika, akambika umwana we, akajyana umwana we mu ishuri, ibintu bikagenda neza. Namwe rero niyo ntambwe mwateye, nimwiga neza muzabigeraho. Imana ishimwe cyane rero kuko uyu munsi tunejejwe nuko mwatangiye ishuri ryiza
kandi nimwigana umwete bizabagirira umumaro. Kandi wa mugani mugenzi wanjye yanabivuzeho cyane yuko tugomba kujya dusengera uriya mubyeyi Pasiteri Chantal, umuyobozi w'uyu muryango wa Era, yatekereje neza kugira ngo abanyarwandakazi babandi bari insuzugurwa noneho nabo bagira agaciro. Ibyo rero turabimushimira cyane, tuzajya tunamusengera, turi kumwe muri uyu muryango kandi umuryango wacu wubakitse neza kubera ko uri kumwe n'amasengesho. Turasenga tugasenga Imana, tukabwira Yesu agakora ibyo tudashoboye gukora. Namwe mu musenga kandi namwe mu mukurikire kuko azabateza intambwe nziza idasubira inyuma. Imana ibahe umugisha cyane, abitabiriye mwese, abamama bahari, papa bahageze, namwe mwatangira ishuri ryiza, maîtresse, abo bose Imana ikomeze ibambika imbaraga, mutere imbere, muzagere ku gikorwa cy'indashyikirwa. Imana ibahe umugisha. Nibyo navuga na byinshi nkanakomeza, ariko kuvuga byinshi siko kumvira. Icyo mbifurije ni ugutangira neza, mukigana umwete, mukazasoza neza, namwe mukaziteza imbere. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Kuba turi kumwe namwe kandi tugombye gufatanya kugira ngo natwe tureko twabageza ku bumenyi bwo kugira icyo mwazajya namwe mwifasha, mukagira icyo mwimarira. Ibyo nibyo turi gusaba Imana, namwe tubasabira. Kuba twaratangije iki gikorwa kimeze gutya ni ku bwanyu, kugira ngo namwe murebe ko mwazagira ubuzima bwiza imbere, mukiteza imbere, mugateza imbere n'imiryango yanyu, ubuzima bwanyu bukagenda neza. Turabyishimiye cyane kubana namwe, turabyishimiye ko Imana izabashoboza. Hano turi mu muhango wo gutangiza, twari turi mu muhango wo gutangiza icyiciro cya 5 cy'abakobwa batabashije gukomeza amashuri, ababyenda zitateganyijwe, abazunguzayi n'abandi badafite uko ababafasha, imfubyi, ibintu nk'ibyo. Turatangira icyiciro cya 5 nyuma yo gusoza icyiciro cya 4. Turi ku cyanditswe tubona muri Yohana 9:4 havuga ngo nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, nijoro yakubye n'igihe umuntu atakibasha gukora. Rero natwe turi gukora umurimo wa Data hakiri ku manywa. Buri wese ubu ari guharanira kugira ngo arebe n'ikinyagasani arangije ikintu cyiza wakora kugira ngo nibura ugire umuntu wafasha mu rugendo, ugire umuntu wasetsa, ugire umuntu wazamurira morali, ugire umuntu umwe cyangwa babiri. Gukora mwabibonye, abakobwa icyiciro cya 5 nacyo cyatangiye, mwumvise ubuhamya bwabo, mwumvise aho bava, aho bajya. Ni ukuri mukomeze mu basengere kandi natwe mukomeze mu dusengere kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare mu mvugo no mu ngiro ibyo Yesu yadusigiye. Amena. Mureke dukorere ubwami bw'Imana tukiriho, kuko ejo tuzatanga raporo. Mu duke ufite, mu ntege zawe nke ufite, hari icyo wakora kandi ubwami bw'Imana bukamamara. Imana iduhana umugisha. Rero ahasigaye dufatanye ibyo bikorwa byiza. Imana ibahe umugisha. Amen.